Ndabahaye ikaze mwese mu ijambo ry'umunsi Imana yadushyize ku mutima kugira ngo turisangire muri uyu munsi mwiza Imana yaduhaye. Rero nimunyemerere tubanze dusenge. Mana data wa twese wo mu ijuru, Mana ifite imbaraga n'ubushobozi, ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye, ndagushimye kubw'aya masaha utuboneye kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Nyemerera rero umuntu wese ugiye kuritega amatwi umuhe umugisha, kandi ineza y'Imana imwomeho. Reka rero ubwiza bw'Imana butugereho, nanjye ngiye kurivuga ngaragare imbere yawe nk'umukiranutsi. Jehova urakoze mwami Imana yacu, kandi urakoze kutugiriye neza, mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Imana rero ibaho umugisha, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo gwiza imbaraga z'umutima kandi ukurire mu butayu. Igihe cyo kugera kwawe kuva mu butayu nikigera uzerekanirwa imbere y'Abisirayeli. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo kugwiza imbaraga z'umutima. Reka dusome mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo n'uwa 80. Haravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekanywemo Abisirayeli. Uyu mwana Bibiliya ivuga ni uwitwa Yohana cyangwa se Yohana Umubatiza. Ndagira ngo mbibutse gato imikurire ya Yohana Umubatiza. Yohana yabyawe n'umugabo bita Zakariya, amubyarana n'umudamu bita Elizabeti. Kandi ndagira ngo babwire mu kumubyara kwiwe hari igihe kinini bari bamaze batagira urubyaro. Noneho marayika araza abwira Elizabeti ngo uzabyara umwana w'umuhungu. Noneho Zakariya ntabwo yabyemeye. Amaze kutabyemera ngo ururimi rwiwe ruragobwa. Rumaze kugobwa, noneho igihe kigeze umwana aravuka. Uwo munsi yavutse babajije ise izina ryiwe, aravuga ngo Yohana, kandi na Elizabeti niryo yari yamwise. Nuko uwo mwana akomeza gukura nk'uko abandi bakura, ahabwa uburere bwiza, ahabwa imbaraga zo kuba mu nzu y'Imana, kuko Zakariya mu by'ukuri yatungwaga n'ibyo mu rusengero kuko yari umuherezabitambo. Noneho muri icyo gihe Zakariya yari ameze gutyo, umwana urumva yagombaga gukurira mu birenge by'ababyeyi be. Igihe rero kigeze, mbibutse neza ko Zakariya na Elizabeti babyara umwana, byari mu bihe hafi y'uko Yesu yendaga kuvuka. Noneho igihe kigeze, Yohana Umubatiza amaze kuvuka, habaho ikintu gikomeye cyane mu buzima bwa Yohana. Bibiliya iratubwiye ngo Yohana, uwo mwana arakura, akurira mu butayu. Batubwira ko Yohana mu buzima bwe, ubuzima bwe bwa Yohana yiberaga mu butayu. Yakoraga akazi ko kubatiza abantu, yakoraga akazi aho ni mu gihe nyuma yari amaze kwerekanwa mu Bisirayeli. Noneho muri icyo gihe yakuriye mu butayu, ndagira ngo mbabwire iri jambo. Yohana yigeze aba muri icyo gihe cy'ubutayu bukakaye, yirira ubuki, yirira iby'ubuki gusa, akurira muri ubwo butayu. Bibiliya iravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Imana ishimwe. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Muri iki gihe bene data, ndagira ngo mbabwire, abantu ntabwo bari gukura bagwiza imbaraga z'umutima. Barakura bagwiza ibihagararo gusa, ariko wamureba ugasanga nta mutima agira. Mu buryo buri internal, nta mutima yifitiye. Wagerageza kumushakaho icyagufasha, icyakugirira neza, ugasanga nta mutima w'imuwagira. Reka mbabwira ngo uwo mwana arakura, akurira mu butayu, ariko muri ubwo butayu yari arimo yagwizaga imbaraga z'umutima. Uyu munsi ndagira nkubwire ngo gwiza imbaraga z'umutima. Mu butayu tubayemo hari icyo dusabwa. Turasabwa kugwiza imbaraga z'umutima, nshuti yanjye. Uzi ko mu butayu hari abantu bagwiza imbaraga z'ibirayi. Umuntu akarya agahaga, wamureba akabona afite igihagararo, ariko mu mutima nta kigenda. Muri iki gihe ibintu bimeze nabi, muri iki gihe ibintu bikakaye, birasabwa ko tugwiza imbaraga z'umutima. Reka mbabwire ubundi
wagwisha imbaraga z'umutima. Mwene data, umuntu wagwisha imbaraga z'umutima ntapfa guterwa ubwoba n'ibibonetse byose. Umuntu wagwisha imbaraga z'umutima ntapfa guhahamuka. Umuntu wagwisha imbaraga z'umutima ntapfa kugenda uko yiboneye. Umuntu wagwisha imbaraga z'umutima ibigeragezo biraza akabinyura hejuru akigendera, kubera akazi neza iyo yavuganye nayo. Umuntu ugwisha imbaraga z'umutima numureba uzanamwibwira. Iyo ageze mu kintu runaka, igitabo cya Zaburi ya 84 hari umurongo uvuga ngo hahirwa abafite mu mitima inzira zigana i Siyoni, ngiyo banyuze mu gikombe cya Baka bagihindura amasoko, kandi imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha. Bene data, nagira ngo mbabwire, abafite mu mitima, abagwisha imbaraga zo mu mutima, niyo banyuze mu gikombe cya Baka, niyo bibutse neza, ni bene Kora babivugaga, bari bazi neza uburyo ubutaka bwamize abantu. Ariko abafite mu mitima inzira zigana i Siyoni, haleluya, iyo banyuze mu gikombe cya Baka bagihindura amasoko. Birashoboka ko nawe uri mu gikombe runaka, birashoboka ko uri mu butayu nk'ubwo Yohana yari arimo, birashoboka ko uri mu bibazo bikomeye cyane. Ariko uyu munsi nkuzaniye inkuru ikubwira ngo gwiza imbaraga z'umutima. Imbaraga z'umutima uzazikura hehe? Zizava mu kubana n'Imana gusa. Hari abantu babana n'Imana ariko bakabana na ba nyirasenge. Hari abantu babana n'Imana bakabana na ba nyirarume. Hari abantu babana n'Imana ukamwikorera, ukikorera nyokorume, ukikorera inshuti yawe, ukikorera umuvandimwe, ukababika mu bwonko ngo barakubabaje, ngo kandi murashaka Imana, ngo urashaka imbaraga z'umutima. Uriho urabika ibidafite umumaro mu mutima wawe. Umutima wawe bikamo icyo Imana ivuganye nawe. Mwene data, wowe nteze amatwi, gwiza imbaraga z'umutima, usoma ijambo ry'Imana, usenga ubudasiba, winginga Imana ku manywa na nijoro, uyibwira ngo nubwo bimeze gutya uracyari Kristo, uracyari Mesiya. Bamwe biringira amagare n'amafarashi, ariko twe twiringira Imana yacu. Bamwe biringira bakomeye bakabahemukira, ariko twe twiringira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira nkubwire ngo gwiza imbaraga z'umutima nshuti yanjye, gwiza imbaraga z'umutima, reka kugwiza imbaraga z'ururimi. Hari abantu muri iki gihe bafite experience y'ururimi. Reka babwire nshuti yanjye, umuntu mwerutse kuza arampamagara arambwira ati njyewe burya abantu baranzengereje. Ngo umuntu aherutse kumuhamagara aramubwira ati ariko iyo ubonye ugenda usenga ubundi iyo Mana yakumariye iki? Arangije amubwira ijambo rikomeye yambwiye nanjye ndabikunda cyane. Aramubwira ngo ariko ubundi umvuga umbaza iki? Ariko ubundi uzaho nakuriye, uramvuga uranzi, uramvuga uzi imibereho yanjye, uzi imbaraga z'umutima nagwirije mu butayu, uranshakaho iki? Uramvugira iki? Uwo muntu ngo ntiyongeye kongera kumuhamagara. Hari igihe rero tugwiza imbaraga zibitagira gahunda, ariko uyu munsi tugwiza imbaraga z'umutima. Uyu munsi tugwiza imbaraga z'umutima nshuti yanjye, dusenga ubudasiba, twinginga Imana, dusoma ijambo ry'Imana. Yohana, mwibuke ko Yohana yakuriye mu butayu akagwiza imbaraga z'umutima. Izo mbaraga z'umutima zamufashije kubasha gukora umurimo wo kuba integuza ya Kristo. Yavuze ubutumwa bwiza, abatiza benshi, agera naho abatiza umwana w'Imana, abatiza Yesu Kristo w'i Nazareti. Izo zari imbaraga z'umutima nshuti yanjye. Yaza kugwiza imbaraga z'ibindi ntabwo yari kubigeraho, ntabwo yari kubinteguza, kuko muri misiyo yari yatumye Yohana avuka yari ukuba integuza ya Kristo. Ni nacyo cyari cyamuzanye mu isi. Ntabwo ibyari bikwiye ari ukuza kwiyerekana mu Bisirayeli buri kanya. Yakuriye mu butayu. Bene data, reka mbabwire, hari igihe bigomba kuba ngombwa kukurira mu kintu runaka, ariko igihe cyagera ugasohoka muri ubwo butayu ukerekanwa imbere y'Abisirayeli. Hari umugabo umwe wavutse ari impumyi, abigishwa babaza Yesu, baramubwira ngo mbese ni icyaha cye cyangwa ni icy'ababyeyi? Arababwira ngo ya, ntabwo ari icy'ababyeyi, nta nubwo ari n'icye, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire,
ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri wowe. Nimba uri kugwiza imbaraga z'umutima ukaba uri mu kigeragezo runaka, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba warabuze urubyaro, ushobora kuba urushako rwaranze, ushobora kuba warananiwe, reka nkubwire umuntu wananiwe n'urushako ariko afite imbaraga z'umutima, nahise yakihindukiza. Ntabwo byoroha Satani ngo amusenyere urugo. Abagwije imbaraga z'umutima nubwo bagera mu kibazo cya kanseri bagihindura amasoko. Abagwije imbaraga z'umutima niyo bageze mu bukene babuze ibyo kwambara. Ndi umugabo wo kubihamya kuko ibyo byose nabinyuzemo. Nari mfite madamu wanjye niwe wavugaga ijambo rikomeye. Yari ari mu bitaro arwaye, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo naho ingabo zabamba amahema kundwanya ariko umutima wanjye uzakomera. Yapfanye ibyiringiro bene data. Nibuka ku munsi wo kumusezera, narabyutse mu gitondo njyayo, yari yampamagaye ngo nze, arambwira ati njyewe uyu munsi ndataha. Mugeze arangije arambwira ngo dusenge. Hari abagabo bakubihamya barabizi. Bamaze gushenga ashiramo umwuka, bashyiraho oxygene biranga, ariko yari yambwiye ngo ndataha, ngo ndaye mu bitaro napfa, ariko njyewe uyu munsi ndataha. Reka nkubwire ngo urupfu rw'abakiranutsi rutandukanye n'urw'abatarabakiranutsi inshuti yanjye. Naho ingabo rero zakubambaho amahema zigahagurukira hirya no hino kukurwanya, abagwije imbaraga z'umutima abo ngabo bazakomera. Bibiliya ivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Uyu munsi uri uragwiza imbaraga z'umutima, cyangwa uragwiza imbaraga z'umunwa, cyangwa uragwiza imbaraga z'ibihaha, cyangwa uragwiza imbaraga z'ubwonko, cyangwa uragwiza imbaraga z'ibigango, fitness, uragwiza ibigango ariko mu mutwe nta kintu kirimo. Imana iduhe imbaraga z'umutima mu butayu tubayemo. Reka mbabwire ngo hari igihe kizagera tugasohoka muri ubwo butayu tukerekanwa imbere y'abantu. Birashoboka ko uri mu butayu runaka, birashoboka ko uri mu kigeragezo runaka, birashoboka ko uri mu ntambara runaka, birashoboka ko uri mu burwayi runaka, birashoboka ko ufite uruvugo runaka. Ndagira ngo nkubwire ngo muri ibyo byose wiza imbaraga z'umutima. Hari igihe kizagera ukahagaragara imbere y'Abisirayeli. Muri ibyo bintu biriho bigukikije, muri ibyo bintu bikugoye, muri ibyo bintu bikubujije amahoro, muri ibyo bintu biguca intege, muri ibyo bintu bisunikwa na bene wanyu, muri ibyo bintu bisunikwa n'abo musengana, ndagira ngo nkwisabire iki kintu, gwiza imbaraga z'umutima. Hari umunsi uzerekanwa imbere y'Abisirayeli. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka mbabwire ngo uyu munsi shaka mu maso y'Imana, nurangiza Imana iguha imbaraga z'umutima, kuko abambaye imbaraga z'umutima uko byagenda kose bahora bahagaze bwuma, bahora biteguye, kuko baba bazi ko umutima wabo ukomeye, uri strong, ntabwo uterwa na stress, nta depression ugira, umutima wawe uhora wizeye Imana kandi abiringiye Uwiteka. Abo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega. Mwene data, nagira ngo nkubwire, iringira Uwiteka. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbifurize umunsi mwiza kandi mbashishikariza kugira ngo wowe ushaka kugira ngo ugere ku nzozi zawe, gwiza imbaraga z'umutima. Imana itugirire neza cyane. Niwemere ko ibintu bikumara imbaraga z'umutima, niwemere ko amagambo akumara imbaraga z'umutima, niwemere ko ibicantege bikumara imbaraga z'umutima, niwemere ko abavandimwe bakumara imbaraga z'umutima, niwemere ko ababyeyi bawe bakumara imbaraga z'umutima, niwemere yuko umugabo wawe akumara imbaraga z'umutima, niwemere yuko umugore wawe akumara imbaraga z'umutima, niwemere ikintu na kimwe cyuko cyakumara imbaraga z'umutima, ahubwo gwiza imbaraga kugeza igihe uzerekanwa imbere y'abantu. Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana yacu nishirwe hejuru uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.